Guys, amahoro y'Imana bane na minisere ko mumeze neza cyane. Guys, ni Natasha ndabizi mwese munzi kuri Matigisi agahuyu. Nagaseko kabakoma. Guys, rero hari ikintu nje kubabwira hano. Iyi video nyikoreye abakunzi banjye kubera ko numva ko hari ikintu ishobora kubafasha. Aho muherere hose ndabasuhuje. Umwaka mushya muhire kandi muzawurye ntuzabarye. Kandi mu izina rya Yesu kubera imbaraga za Yesu Kristo umwaka tuzawurangiza amahoro turi mu piagala. Agahuye tugafata tukagira gutya tujugunye. Guys, yewe ikintu rero kinyicaje ahangaha kugira ngo dukorane ino video ni ikintu nshaka kubaganizaho gatoya kigira giti. Ni inama nje kugira urubyiruko ndetse n'umuntu wubatse. Ndahera ku muntu wubatse. Niba rero wubatse ushobora kuba wubatse vuba nta burambe urabigiramo nta gihe urabimaramo, nashakaga kukubwira ngo abagabo dora tuvuga ngo nabanyantege nkeya baduca inyuma bagira gute, nibyo byahozeho bizanahoraho. Nabasogokuruza ajyaga kumva ngo bafite abagore bangahe iki, amateka turayumva, ibyo nta hantu uzabicikira. Ariko twibuka ko hari ibihumbi bitarapfukamira bayari. Ibyo bihumbi by'abagabo barahari. So ntabwo dushaka intungane kuko turi mu isi, ntabwo turi mu ijuru. Turi mu isi y'ibyaha, turi mu isi ducumura, turi mu isi duhura n'ibigeragezo buri munsi. Ibyo nta hantu wabicikira. Sasa rero ndashaka kugira inama wowe wubatse. Inama nakugira zagufasha niba wubatse ukavuga ngo utaye ababyeyi bawe, uvuye muri ka gakungu k'inshuti zawe mwajyanaga mu anniversaire mugataha nijoro mu ma brother shower mugasohoka. Ubwo ibyo ni ibintu nko kuvuga ngo utaye ababyeyi bawe nabyo urabikaraba pa. Hari indi stage uri, hari izindi nshingano ugize mu buzima utabi ufite mbere bitakurebaga, ariko ubu ngubu wabyanga wabyemera ufite izindi nshingano. Izo nshingano rero ufashe nta muntu uzigufatishije ku gahato. Ugomba, niyo mpamvu ugomba kureka ibintu by'ibigare, ibintu byakurukuru agakungu mu buzima bwawe. Abagabo ntabwo babikunda. Sorry. Niba uvuye mu rubyiruko rero, ibintu byo gufata abakobwa mwagendanaga ntabwo bivuze ngo bice ko ubuzima turimo dukeneye inshuti. Ibi niyo mpamvu bavuga ngo ibintu ni abantu. Ushobora kuba ufite ayo mafaranga ariko ntagire icyo kumarira, warwarira mu nzu ukabura n'umuntu uguha amazi, ugasanga mu bintu ukeneye umuntu. Muri ubuzima bwa buri munsi dukeneye abantu. Guys, iyi video rero uyumve uyirangize kuko mfite impamvu nibakoreye, kandi wenda ushobora kuza kuba utari gukuramo message video igitangira, ariko waza kuyumva ikarangira ukaza gukuramo message ikaza kugufasha mu kintu kimwe cyangwa se mu kindi. Utega amatwi nkubwire, nturasire ku ntego, nibyo ngiye kugeraho icyatumye nyamukuru nkora iyi video. Niba bubatse ugomba kureka agakungu kaba abakobwa mwagendanaga guhora bakurura iwawe. Guys, ariye tujya turenganya abagabo. Urafata abakobwa urabizi neza uzuburara bwabo, wenda hari n'ibyo bagwisha kuko ntago uzi umuntu, ntawe umuntu ujya umenya umuntu 100%. Ufashe wa muntu w'igitsina gore umuzanye iwawe yambaye ipegera hano, urabizi afite amabuno we nta nayo ufite pe. Abagore menshi mukunda no kugera mu rugo mukicupiza mukicupiza. Aracyitaho kukurusha, yambaye ubuntu bugera ngaha uramuzanye. Ahuye n'umugabo wawe baraganiye ni byiza. Ejo bundi nibahurira mu mujyi ntabwo bazahura nk'abantu bataziranye, bazahura nk'abantu bamenyanye basuhuze bite umeze neza. Sini kibazo kuko ntabwo umugabo ari umwana uzamufata umufungire mu nzu. Ariko uko ukurura abakobwa benshi iwawe niko ukurura induru nagatanya no gusenya iwawe. Niba ushatse umugabo
sibyo? Hari indi level, hari n'ibigare ugomba kuvaho, hari indi level, hari indi ntambwe ubuteye, hari ibigare ugomba kuvamo. Ibyo bigare bitavuga Imana, kuko first of all ugomba kubaka ukaba ufite Imana mu buzima bwawe. Iyo urugo rwawe rutarimo Imana, ruba rwapfuye, ruba rwarangiye. Ugomba kuba ufite Imana mu rugo, kuko Imana igusenga bikubiramo ibintu byinshi. Gusenga bivamo kwihanganirana, gusengana bivamo kwizerana, gusenga bivamo kumvikana, gusenga bivamo gusaba imbabazi, kuko buri umuntu udasenga kugira ngo azavuge ngo mbabara aba yumva ari guseba, ari nkaho yinyaye nk'imbere y'abantu. Gusenga gukubiyemo ibintu byinshi cyane bizagufasha kubaka no kubaho muri ubu buzima. Rero ukeneye gusenga, ukeneye kugendana n'inshuti zitandukanye nizo mwagendana uri umukobwa, ukeneye guhindura inshuti ukagendana n'abantu bubatse. Ntabwo mvuze ngo za nshuti zawe za kera uzijugunye. Umuntu wubatse ubimazemo imyaka 5, wowe ubimazemo umwaka umwe, azakugira inama y'uburyo bihangana, azakugira inama y'uburyo bafata umugabo, azakugira inama umva kuva kuri mwe kugeza kuri kangahe, bizagufasha. Umwana w'umukobwa utarubaka rero uzamugira ati umugabo twapfuye akana kanaka turakakebukiranya, akubwira ati he abagabo ntibabuze, ubu ndetse wamutaye, ubu ngo ni stress, twe tubayeho neza tudafite abagabo. Arakubeshya, ntago abayeho neza, arakubeshya, ntago abayeho neza. Akenshi niyo mpamvu uzasanga n'ubu ufite urugo abantu benshi mwagendanaga bakugirira ishyari. Ese washimishijwe no kwirirwa hobagizwa n'inkundo zidashinga z'amafuti, arongorwa n'uyu nguyu akabona ko n'ugusambana, kurongora ni iby'Imana ihumugisha, ni ibintu biciye mu mucyo, n'ugusambana. Asambanywa n'uyu nguyu yamujugunya, harasambanywa n'undi. Ubwo buzima nta muntu n'umwe ubwishimira. Ese niba wishimiye kwipfumbata, niba umuntu wishimiye kugwa, nta muntu uzakuba cyangwa afite amahoro ngo kubera ko ngo nta rugo afite ngo stress ntawe uzazihungira. Turi mu isi y'ibibazo. Uzabana n'uwo mugabo gutera stress, nimutabana nabwo uzigire, kuko stress ntabwo uzabura kuzigira muri buno buzima. Impossible. Atangira kugira inama yo gusenya, kuko ntago azi urugo ukuntu rumera, ntago yubatseho, nta nubwo azi agaciro kabyo. Guys, iyo ufite umugabo buriya ni nkaho ufite ikindi kintu wambaye. Iyo umaze gushaka umugabo wagira ngo hari ikindi kintu uba wambaye cy'icyubahiro n'igitinyiro, ntago umenyerwa n'utubwa twose duciyeho n'utuki. Hari icyubahiro uba wambaye, umugore wa runaka aciyo, umugore wa runaka aciyo, ako wa mukobwa naco ngo yandaye, nta adresse ufite. Buri urugo na adresse, uba ufite adresse, ufite ikindi gitinyiro, uba ufite akandi gaciro uhabwa umuntu udafite umugabo adafite. Rero aba bakobwa abenshi ukurura mu rugo rwawe bazagusenyera, bazaguteranya n'umugabo wawe. Hari umugabo ashaka kuba yumva amabwire, ntago abantu duteye kimwe, urumva. Hari umugabo ashaka kuba ari umunyembaraga nkeya, akaba adakunda kuguca inyuma, ariko wamuzaniye umukobwa mu rugo, wamuhakuruye, yamubonye bamenyanye, yatangiye kumwishinzaho, akamusambanya atari uko wenda yari bifitemo uwo mutima. Ikindi ugasenya kubera ubugoryi bwa za nshuti mugendana na bya bigare. Menya abantu mugomba kugendera mu gihe wubatse urugo rwawe, umenye ko hari ikindi cyiciro urimo, umenye ko ibintu byahindutse. Wige kuva inyuma muri ibyo bigare, umenye amagambo uvuga, umenye abantu mugenda, unasenge, kuko gusenga gutuma hari amagambo utabe. Ko ntago wambwira ngo urasenga ubirimo neza ngo uzubwire umugabo ngo wambwawe. Ntago wambwira ngo urasenga ubukene buzaze mu rugo ngo utume umugabo, kuko ubukene bwaje. Byose uzabinyuramo kubera ko uzabusenga. Gusenga ikintu bita gusenga, ikintu tubikundira, biduha imitima ikomeye, biduha imitima y'urutare, imitima ikakaye, ku buryo ikigeragezo cyose kiza ukavuga ati iri ni ishuri, ibi ndabicamo na bya bindi nabiciyemo. Rero ahanini ikintu nshaka kubabwira, ndaza kubaha part 2, ndaje mbakubite part 2. Ariko ikintu nshaka kubabwira, niba wubatse vuba, niba wubatse ugomba kugira inshuti ukura mu buzima bwawe. Buriya gukura inshuti mu buzima bwawe ntago ari kuvuga ngo hey ndakwemye ntuzongere kumvugisha. Ugira uburyo ubanamo nabo. Ikindi gerageza inshuti n'abantu bakurusha ibintu by'uburambe mu rugo kandi babanye neza. Niyo mpamvu umuntu agira marene, kugira ngo umurusha experience, kugira ngo akugire inama. Ndaje mbahe part 2 mbakomerezeho. Guys, ndabakunda cyane. Ciao. I love you so much.